imbabazi urazimpa mukozi w'Imana wari watumwe nani nta gatumwa ntayo nta muntu wigeze ntuma ambwira okay mutangiye kumbabaza abantu twahuranaga umunsi kundi twakoranye indirimbo bari guhindukira bakaza kunsebya ngo nabikoraga nk'abambone ngurira umwe ngimyenda ngo umuntu ndusha amafaranga gute undusha amafaranga ni and so nibindi sibyo urumva ngitorero ryarampamagaye irampagarika ukubyumva kandi aba babizanye bazi ngo ni imikino birangira ngiye mu itorero bampagaritse ndabeshya ipantaro ntagari oya ta none se ngewe nakugura ipantaro nshya biraswe isi nshyashya yigaragaza oya garagaza y'umucuyo oya umucuyo waheze wiza kubeshya abanyarwanda n'abatuye isi mwe nagira ngo nyiranukane na Neo Patrick wenyine ntago dukiranutse na mama Rubasha na Rubasha ntago dukiranutse urabyanga ntago dukiranutse nuko basaba imbabazi wowe umuntu uciye bugufi ni gutya bameze rero Neo Patrick nimba atambabariye yarababariye Kayusi umutinganyi yego sibyo yarababariye Kayusi yaragiye mukosereza kongera kamubabariye aho haraba harimo tena ubwo ndahita ntangira gucukumbura nimba wenda hari abantu bagiye bavuga ngo Patrick ngo wenda ngo hari ukuntu ngo hari ukuntu nasoze wana ngo wenda ngateretana na Kayusi ko bagiye bavuga buretse gato siko bagiye babivuga apana Neo Patrick ne bavuga ngakunda Kayusi ngo kuburiye ngo arefa nibiki none se ngiye nimba musabye imbabazi buretse gato nimba ngiye musabye imbabazi funga man funga dutahe ibintu byinshi oya yamwe mu abanyarwandakazi tubirangiye do Patrick abirangiye avuye mu kiganiro bite n'ibintu ngewe nzanywe n'imbabazi oya Patrick nanuza na Kayusi ngo bimeze bite genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire yase reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese aho muri muherereye mukurikiranye ibiganiro byacu turi kwa twahuje imirongo cyamaye igana gitangira duje imirongo turi kumwe na Neo Patrick Inganzo ndetse n'Urugendo Online TV ndetse na Inside subiramo Neo Patrick Inganzo buretse ndonge ndaje ne naraciwe Patrick reka nongera nkobera wampfura uyu ni imfura wabaye uretse umvase wabaye uretse wanzikagira twanzike wabaye uretse kubona ufite amashyuye ko noneho abantu comment muzifunge yes na wundi rero ni bobo ndabakiriye cyane wakoze subscribe babwo umugisha nawe utarayikwangiza ngo ugende ukanze tujya tubana umunsi ku munsi imbere ya kamera turi kumwe na Karabo K'Imana ndetse na Neo Patrick Nganzo Neo Patrick turakwakiriye ndabikirije mu izina rya Yesu amen ndumva ndafite amagambo menshi yo kuvuga ubwo kandi bwo nabisoje Karame turakwakiriye ndishimye cyane n'umunezero kandi nibyikundiro yego nishimye kuba ntangiye umwaka 2025 wicanye na Patrick Nganzo biratangira nareke kutubeshya biranejeje giye Patrick n'ukuri 2025 ntiratangira nareke kutubeshya ngewe rwose nishimye ariko kwa nicanye nawe Patrick ngewe ndagira ngo tsabe abantu bose bakunda Neo Patrick Nganzo wabaye uretse kari gushyuhaguzwa uyu mwana karaburetse komeza mwanziki Anzika twanziki wewe buretse Patrick Karabo ni muntu ki kuri wowe hari ikigano derutse gukorana numva mo ndutuntu ndi bugaruka uri kumwe na madamu wawe Karabo ni muntu ki kuri wowe umuntu usanzwe kuri ngewe no umuntu usanzwe ariko akaba n'umuntu udasanzwe mu bundi buryo umuntu udasanzwe twibande Karabo ni umuntu ku ruhande adasanzwemo ni umuntu ushobora kugutenguha mu buryo utari witeze noneho mu bundi buzima busanzwe mufata nyine nk'umuntu usanzwe nk'uko mbona n'abandi bose Karabo ni okay homojeho kuvuga ari mu kigano wakoranye na madamu nanjye ndimo mwavuze ko Karabo ari umuntu wakomerekeje umuryango nawe urongera urabivuze ati ni umuntu ushaka kugutenguha mu utari witeze guti urumva meze nka cya gihe Yesu yasangiraga n'intumwa ze n'abigishwa be bagasangira banezerewe sinzi niba kiragiye Yesu yarabashaga kureba mu mitima yabo cyane ko ubwo bushobozi yarabufite ariko finally bose bamwe muri bo baramutengushye
bamwe baramwihakanye abandi baramuvuma abandi baramugambanira. Karabo rero ari muri abo bantu bahemukiye Yesu. Ari mu bantu nyine ari mu ishusho y'abantu bahemukiye Yesu. Oya ntabwo yahemukiye Yesu. Agahemukira njyewe. Karabo yarampemukiye. Reka tubivuge byeruye. Yarampemukiye. Gute rero bisobanurira abantu badukurikiye. Nawe arabizi rega. Nawe arabizi. Areka. Ubundi njyewe reka ntakubeshye. Sobanurira abantu badukurikiye. Ntakubeshye njyewe ntakubeshye mu by'ukuri. Njyewe nta kuva Karabo yansebya bamwishyura kansebya. Yego. Ntago nigeze nifuza mu buzima bwanjye kongera kwicarana nawe. Kwana komba ndi mu rugendo rwo kunga abavandimwe. Yari ubundi sizi intambara zose kare we babishyuye kugira ngo bahostinge ku kunsebya. Jewe bajya bakwishyura. Ndarengana. Ubundi we kuki wakira inkuru nka ziriya ziharabika umuntu. Yereka nkubwire. Iyo nukuvuga ngo habayeho ingaruka. Bira bintu murangira ajya akora byo kurwanya amacano nyine asebya abantu y'amatiku. We ntiwabigenderamo. Nta muntu basebeje ariko ko ubureka nk'ubwibwira nimba umuntu mubana kaza kutubwira ibyo mupfa mu rugo sibyo kandi nawe ukaza mu mwandiko niyo mpamvu yemba nazanya nawe ngo tumenye ukuri. Karabo ajya akunda bavuga ngo yanditse izina ngo ni umusitari n'ibindi ariko buriya ntago aragera ku rwego nk'urwa Kagame. Uriya musitari tugira mu gihugu ni Kagame ku isi yose. Yesu ararenze man. Yesu ntagereranywa ubundi. Ariko Kagame niwe musitari wa mbere. Ariko Kagame ntarikomanga mu gatuza ati ngende superstar man. Wari wabyumva se? Patri mu magambo make ni nk'ikintu kiye gikomeye cyakubabaje Karabo kimuturutse. Karabo man. Munsi yari yicaranye na Noheli bari kumvuga ibintu bitari sawa. Bari kuyecana. Akavuga. Bari kuri online TV. Urugendo se? Urugendo Prito. Online TV? Aga nawe arabizi. Noneho ari ku kwezi online TV. Papa. We na Jackie. No kwikaze kwa Korode. No kwikaze nkambwira ngo nsabe umugore runaka imbabazi sinshaka ura mugore singishaka kumuvuga. Shadia. Oya bya Shadia tubyihorere mu kiganiro. Shadia ubundi arinjiza ngaye kugira ngo tumuvuge hano. Iyo wamamarije Sina Gerard yagira kana kugenera kuvuga Shadia bimaze iki muri iki kiganiro. Mu bantu baje mu mwandiko kandi mu bantu mupfa. Uzi impamvu? Yego. Uzi impamvu Shadia yishoye muri entertainment ari gushaka kubaka izina. Akaryubakira mu itiko cyane. Oya nyabona we kwesera. Kana nawe ari mu bana bawe. Shadia. Ndamubyarutse. Niba ari mu bana banye ndamubyarutse kabisa. Ntago nabyara abana nka bariye. Ntago nabyara abana nka ba Shadia. Ndamubyarutse. Azashaka undi umubyara. Bivuge neza. Ngo kwanza tureke no uriya mugore ndamubyarutse. Niba nanteze amatwi amenye ko mubyarutse azashaka irindi bere rimwonsa iryanjye riracutse ryaraguye nta mashereka kirimo. Ubwo se ukumarije guhaga uriya mugore ko yavuze ngo none harakantu kaba ku rugero nkamwe Patiri narakuzamuye indirimbo zingaye zose niko wa mugore we ubu ko ndi gukora ibikorwa ngoya nje niko wa mugore we ubu ko ndimo ndakora ubu ngubu amafaranga ubu ngubu kutakiri mu buzima bwanjye ndi kuzamurwa nande none uko wanzamuye yamaje gukuremera ubuzima yamenye byaragenze gute tarazahuka nyanyanyo warasaze wa mwana ubwo umaje guhaga turatu miliyoni enye n'igice niwe 840 byo gufasha abantu ayo mafaranga wa muhungu we ko nta muntu upfa kuyavugisha umunwa gusa wari wayarebesha amaso ntabwo no kwavuga bintera ubwo umuntu utanga miliyoni enye ko nzi ko araho mwamwakiriye ku rugendo yasize nkangahe ntabwo nye nari impari Era amafaranga atagira ibimenyetso. Ayo mafaranga ntagaza ku mihanda ajya kuri ribu. Yego, kayu. Ajate. Ni umwana w'Imana uriye. Niyo mpamvu muzajya umuvuga uko. Kanza ni hanagura. Karabo k'Imana. Usigaye ufite ibyuma utera imitima y'abantu. Oya, gute? Mu by'ukuri ariko mbanje gushimira we watutumiye muri iki kiganiro.
nongere nshimire Patrick niyo kuba yongeye kungira icyizere cyo kwicarana nawe biranejeje cyane. Yego. Ikindi cya kabiri ndagira ngo mbwire abafana bakunze indirimbo twakoranye. Ni ibikorwa twakoze byiza, abantu babonye iriya ndirimbo baduhaye congratulations nyinshi cyane, barishima baratubwira bati mwarimbye neza, ariko nanone ukabona ko barimo baranyankuraje cyane. Rero navuga ko nabaye nkaho mbatenguha abantu bari bakunze iriya ndirimbo twakoranye na Patrick na Kayusi na mama w'abapampi. Rero ngewe by'umwihariko abo bose babonye ntarimo kuvuga neza niyo Patrick Nganzo, mbasabye imbabazi. Ikindi nuko hari abantu barimo baribaza cyane, benshi ubu ngubu banarakaye bati se Karabo ibintu wagiye kuvuga byari bimeze bite, ese wishyuwe amafaranga ngahe? Yego. Ese ukimara kwishyurwa wishyuwe kugira ngo uvuge wenda igihe kingana iki? Ndagira ngo rero mbabwize ukuri. Sibyo? Gikanda kimene. Yewe nkanjye nka Karabo. Yego. Icyambere cyo nabanje kwisegura kuri niyo Patrick. Ambabarira. Uri kumva? Icya kabiri nta muntu wanyishyuye. Uri kumva? Wewe buretse byo kwisegura birazanye. Umva nkubwire Bobo. Reka nisobanure, ndabizi ko abantu babikeneye. Nta muntu wigeze anyishyura ngo njye gusebya niyo Patrick Nganzo. Ikindi cya kabiri ntabwo ibintu nge nakoze ari ibintu byari bindi ku mutima. Urumva? Ari nayo mpamvu ubona ko cyane cyane muri gospel ubona ko iyo umuntu akoza kandi kantu gatandukiriye bimera nkaho bibashotse. Yego. Ngewe mbere yuko wenda nkora n'indirimbo na niyo Patrick Nganzo, navuga ko niyo Patrick Nganzo ari we muntu wangaruye muri gospel. Nari maze igihe narayivuyemo nkora indirimbo zisanzwe. Rero nari naramenya amakata yizi ndirimbo zose bano batipe basora indirimbo amakata bakoresha. Urabizi yuko ari n'igihe umuntu akeneye gusora indirimbo wenda ukabona agiye imbere y'umukobwa kuruyishanga. Surugero kantu shizemo ni kari ngomwe. Ako kari ngo yereka nkavuge. Cyangwa se ukumva ngo runaka umugabo n'umugore ngo bashwanye, ariko ari bya bindi bavuga ngo nugutwika, ari ugutwikira indirimbo. So ngewe rero urumva nari maze imyaka 2 ntasohora indirimbo. Kuko rero iki kibuga nkimazemo igihe nari ibikiye akantu kagakata nyine. Navuga ni reka ba publishing indirimbo bayishyire hanze, nibamara kwishyira hanze urabona bose nabahanga bazi kuririmba, ariko Kayusi arakunzwe, ari niyo Patrick Nganzo warayoboye. Karabo rero ndaza kugaragara gute? Ngewe rero n'umuvuno nakoze wo kugira ngo nse nkaho njya ku ruhande rutavuga rumwe nabo, ariko kugira ngo noneho nze kugaragara, ariko noneho mbikora niyibagiwe yuko iyo ndirimbo ndimo ndakorera ibyo bintu ari gospel. Yego. Aho rero niho nsabiye imbabazi. Ariko nta wundi mutima mubi, nta n'ikintu nari ngambire kuri niyo Patrick Nganzo. Icyambere ikindi ndasaba imbabazi umuntu witwa Mama Rubashe cyangwa se baby wa Patrick, umugore we. Na Rubasha nimba yankurikiye, bumve ko nta mutima mubi. Yego. Kandi ikindi cya kabiri abantu boroshye imitima. Boroshye imitima, iyi showbiz uyijemo ukavuga nyine ibintu byose bibaye ukabikaza. Nk'ubu Korode ejo muri ntiwabonaga arimo aravuga ati Karabo ati mujyanye muri ribu ibiki byose. Ntago mbyibuka. Korode we byari binakaze kurenza ibyo. Oya nyine umva icyo ndimo ndagusobanurira. Yego. Korode byarangiye twiyunze. Nta nubwo we byagombere ko wenda tujya no kwingwa, kuko buriya Korode we showbiz amaje kuyimenyera. Urabizi bitendo yagiye akora. Ubu byararangiye. Ariko ngewe mu buzima busanzwe ntago niyo Patrick mwanga. Ndamukunda. N'indirimbo ze nimugoroba mu gusoza umwaka, indirimbo ze nyinshi nizo nacuranze. Mu gusoza umwaka ntago urageraho. Ndakubwira mu gutangira turi mu anniversary ya Yesu. Okay, nuko nguko. Ariko ndagira ngo abantu boroshye. Umva icyo nkubwira, umva Bobo. Noheli ze ntiyari yabaye. Twari turi muri anniversary ya Noheli, yitwa Noheli. Uzi umuntu nabonye cyo kora, reka mbabwize ukuri. Sase nzobi. Muri biriya bintu byavuzwe, umuntu nabonye wabitwaye nabi akabitwara mu buryo butari entertainer. Ni umuntu witwa Noheli. Ndabivugisha ukuri. Kuko Noheli twe turi kumwe mu kiganiro. Noheli ko yatwaye uko we yitwaraga muri shop muri bino bintu uko byari bimeze. We ntiyarazi ngewe icyo ngambiriye ku mutima wanjye. We rero yabizanyemo icyo bita hate, urwango rukomeye rwa rundi ubona ko wewe wabizanye mwiki. Ngewe nta rwango rwari rurimo. Nge nabikoraga mu buryo bwa showbiz, bwa entertainment. Yari ukwamamaza kwamamaza iki? Ntago ibintu byanjye bikundwa kubera ko byamamajwe mu buryo bw'amafuti nka buriya pa. Ariko ikibazo ngiye nibaza, iyi kipe yanyu gincanga mbwira abantu badukurikiye mabwiza ukuri mabariza hano kuri. Umwe aje kwihohora azabangwa runaka bitwara kuki mwitakana bamwana. No, nge ndakubwira ibijyanye n'amarangamutima yanjye. Ikindi
nukuvuga ngo habayemo mistake nyine nakoze ikosa uraryemera ikosa ndaryemera yego sibyo yego kandi noneho ndagira ngo mbwire abantu bo kuri niyo Patrick Nganzo abantu bakunda niyo Patrick bakwiriye nyine nabarukore ndabyumva ariko harimo abandi bantu nk'ubara abantu nagiye mbona babirakariyemo cyane aravuga ngo niyo Patrick ikomereze ngo izo mbwa zihorere ibaze kwe noneho rero nimba munakishijwe kuko kuba umurokore ndagira ngo mbabwire iki kintu kuba umurokore suko nyine udahura n'intambara ariko izo ntambara zitwara mu gute nimba ubonye umuntu wenda yatatse niyo Patrick nibyo yakoze ikosa ariko nawe wijya kuba umugome ngwita uvuga ngo izo mbwa ngo zihorere ngo zarasaze ngo nuzongere no kuzitumira ni Imana ubwayo yego iradukunda kuko niyo ibonye umwana yatanye imugaruza ubugwaneza sibyo Kayusi se niyigeze gutana Patrick ntiyamugaruye none se nge ndinde wakora ikintu bikamera nkaho inzira zose zifunze ku buryo bumva ko ntazongera kugaruka kuri niyo Patrick Nganzo ndi umuntu cya kabiri ndakosa nyine nanjye ndakosa erega ntabwo ndi Imana none se Kara hiti washakaga warayibonye mbo Kara bavuga ko afite izina kubyumva Karabonga afite ibikorwa byinshi ngo ndinde wo kumugurira imyenda ngewe imyenda ariko rero biriya reka nkubwire Bobo ngiye gushyiraho iki kintu ngiye guhita ngishyiraho umucyo nimana kugishyiraho umucyo abandi batukana muri comment mubareke batukana imyenda sinababwiye ngo narayitanze siko navuze wabivugiye no kuri Keza narabivuze ni Keza ni iki kwezi niki mfasha mikoro mfasha mikoro hano imyenda ngo yarayitanze ngo niba yarayitwitse ngo niba yarayijugunye imyenda ibi nibi ariko ubundi ngiye ari kibazo mba nibaza none shi igarutse gute none se nyine igarutse gute yacutse wowe ahubwo ntago amaso yawe bimeze bite nukuvuga ngo none se ntuyireba wowe usubiza ama video ya mbere nose oya ariko ndabeshya ipantaro ntagali oya ta none se ngewe nakugura ipantaro nshya iraswe si nshyashya yigaragaza oya igaragaza uyu mucuyo oya umucuyo waheze wiza kubeshya abanyarwanda n'abatuye isi mwe ishati yo ndayemera kari none se ishati yo ndayemera none se ikabivuye he mworoshye umutsi nimugafata ibintu ngo iyo ntago ari imyenda ja nakuguriye ipantaro nshya ntago nakuguriye uwo mucuyo umeze gutya ariko ishati y'isi urayemera iyo ndayemera none se nyivanye ahubwo ipantaro yo ko wavuze ko wayijugunye muri tuwari niba harya nihe wabivuze Yesu Kristo wiki ifashe kamera kira Bikira Mariya w'ikibeho oya niyifashe none se ubwo ngubwo ko mutangiye kumbeshyera oya imyenda ngo warayijugunye ntayo najugunye oya boko gereka nkubwire ubundi karabazanywe niki ngenza ngo no gusaba imbabazi we muretse mwese ninge wabazanye ubundi rero ibyaba byiza nuko nareka nkigendera karabagasa ujya ngiye nkigendera ndashaka ibi mbafite byinshi mwana twibwire Kara imyenda niyo Patrick yaguhaye wayishyize ntaho nigeze nyishyira imyenda yari ikiri mu rugo ngiye nababwiye ngo nabikoze mu buryo bwa entertainment nimba mutemera entertainment mumbwire watwikiraga ihe ndirimbo ubundi indirimbo Patrick ahubwo ngenda namushimira yansubije kuri spotlight nari narazimye kandi uri umustar undusha izina Patrick ndagukunda cyane reka nkubwize ukuri nta muhanzi urusha niyo Patrick Nganzo kuririmba ibyo nuguhakwa nugushaka amaramo kuri shadi uravuga ngo ariko rero mva nkubwire ubwo mutangiye gushaka kunta mu nama kandi nge nazanywe ariko reka mbabwire kwamamaza oya kutamamaje shadi uzi umuntu wangiriye inama yo gusaba imbabazi cyane ni umuntu witwa Jados inshuti ya Patrick Nganzo Jados yambwiye ati mbare rimwe wagiye gusaba imbabazi karabuka Imana ati najyaga njye kwa Jados muri biriya byumba byawo harara yarambwiye ati sinzongeye kubona usunuka muri izi nzu utarajya gusaba imbabazi niyo Patrick suzongere kurya burusheti yangaha ntuzongere kurya inkoko hano kwa Jados restaurant bar bivuze ngo wazisabye kubera ko ari Jados Jados yanyigishije ariko anyigishije numva afite ubwenge afite yiki yurenze yanjye hano bere twari niho namusanze hano bere twari mu cyapa witureba hakurya mu handi ubona icyapa cyanditseho Jados restaurant bar boretse uruhamamarijemo ariko reka nkubwire uje gusaba imbabazi wamagaye umubwiye ko ushaka gusaba imbabazi kuvuye ku muto cyane Jados n'umuceri urimo urashaka Jados n'umuceri ngewe nje gusaba imbabazi bimvuye ku mutima kandi umuntu agira abajyanama nimba bimvuye ku muhati ubwa mbere ndakugira inama yo kubivuga ntawe kuza kunyata basohoye indirimbo mbona comment ya mbere Kayusi congratulations mama wa Pampe karabo mbona ni nkeya ndavuga ni nanjye ngomba gushaka karabarabeshya
indirimbo ziri kuri channel yanjye yewe we genda urebe comment ziriho umuntu ufite ahubwo Kayusi afite comment nkeya umuntu ufite comment nyinshi ni Karabo ko yaririmbye neza na mama w'abapampe watunguye abantu kuko ntago bari biteze ko yaririmba iriya ndirimbo comment nyinshi ni za Kayusi majye mujye murebe man nje rero kankubwira ibintu byanjye byose uri kubyumva nje ntago sinjya njya mu bintu by'ibinyoma mu buzima bwanjye navugisha ukuri avuga ibintu uko bikwiye ibintu byo kubeshya abantu ariko se naba mbeshya kuko niba ukomeje kubeshya rero gumana na bashadera na banoheri ngiye umvire mu buzima niba ushaka kuvugisha ukuri none se mvuga ukuri kuyi kuvuge kube ibintu bibe umeze gute se oya bivanga ibintu kuzumundegera ntimwuka byo ngindirimbo ngo comment ngo yatwikiraga indirimbo oya bobo vuga icyo usabira imbabazi ureke guca icyo sabira imbabazi nuko nagiye gutwikira indirimbo nkabikora mu buryo butari ngombwa Shadia yaje mu gutwikira indirimbo gute ngewe ikintu cyanzanye hano usubiza icyo ibintu bya Shadia byaje mu bintu byo gutwikira indirimbo we papa se ko kwari ugutwikira indirimbo Shadia yabije mwana ikintu cyanzanye hano rero niki ikintu cyanzanye hano niki ubundi ngewe ikintu cyanzanye hano nukwemera amakosa nakoze uranayasobanura ariko uravuga n'icyabiguteye naho yaturutse ubundi ubisabira imbabazi uvuga ati kuza gusebya Patrick gutya ayo makosa ni ngewe wayihimbiye nyishyiriraho none sinzi ukuntu na Jados yangiriye inama nanjye naryamye nijoro Jados ntongere kumuvuga naryama ngaramye umva naryamye ngaramye Jados ntumuvuga naryamye ngaramye ndiyumvira nari ngaramye nubitsinda mbona numva ibitekerezo ntabwo birimo biraza neza muri iki kigano ni ngewe kiyoboye Jados umfasha nongeye kumuzana ntago ndi kumwamamariza ntiyanyishyuye ndanabihakanye ntongere kubivuga amahane ariko se jewe namwamamaje ahubwo icyo mbaza ari nacyo Patrick akubajije ko ari gutwika indirimbo yawe na Patrick na Kayusi na mama wa Pampe ndetse nabandi bari barimo Shadia yaje mate karimo wowe na Noheri mwazanye Shadia ariko se Noheri umugaruyemo hano gute nacyo subiza icyo Noheri mwiherengagize Noheri wimuzana hano kuko Noheri bari ku kagugu ari hari arimo aratembera hare mu biziriko none icyo nkubwira ngewe ku giti cyanjye Shadia yaje ati mu gutwikira indirimbo ariko se uretse nkwereke madame buretse ndimo ndasemba bazi nagiye gusemba bazi niyo Patrick nga buretse noneho umva icyo nkubwiye none se umunyarigonde gute ngiye ko ntateka imitwe sinteka imitwe ngewe ahubwo icyo nkubwira ariko Jackie uraho ariko yasubiza Jack b'umuntu nawe tuzakugarukaho nawe waje mu mwandiko Patrick waramubabaje wowe vuga ibyawe byaje kubyiho none umva icyo ndimo ndavuga nuza Shadia yaje mu gutwika indirimba niyo boss niyo Patrick gute njyewe ikintu nanze kuzanamo amajwi y'abandi bantu niyo mpamvu nirinze kuvuga n'umuntu ngo mwumve mentioning izina ry'umuntu ngewe ikintu cyanzanye umva ikintu cyanzanye niyo wenda niyo Patrick Nganzo yavuga ati ntago nzongera gutumira kuri channel yanjye ngo twicarane sibyo kuri ngewe nta kintu bintwaye ahubwo ngicyo nje gukora sibyo kuba tunicaranye ngewe iyo nakoze ikosa ndisabira imbabazi nge musabye imbabazi z'imyitwarire yabonye nkitwaye neza kuri kamera uri kumva kanwibarize ndumva baguca ku ruhande bakwinginga kandi waje kubwiza abanyarwanda ukuri siko kuri oya reka nkubarize hano nta kibazo we waje kubwiza abantu ukuri siko kuri nabi urabyemera buretse ariko wabivugiye nabi twicaye ahantu hano ku kagugu byanaciye kuri kamera rega turaza kubinona oya byaciye kuri kamera ntabwo byaciye inyuma ya kamera ahubwo reka nkwibarize ikibazo ngewe kirangirira niba waje gusaba imbabazi nk'umukristo ngende ndakubaza nkanjye urabizi ntago nyanca ku ruhande Patrick ujya kuvugira ibintu ku rugendo online TV uvuga chat uvuga ibyo yariye n'ibyo yahawe watwikiraga indirimbo
icyo nicyo kibazo cyanjye cya mbere gisubize mbaze n'icya kabiri mbo ikibazo nshobora kukigusubiza ariko umutima ugasigara uterera mu ry'inani none kubera ko wibeshya abanyarwanda ureke no kubeshya gato ya Bobo wibeshya abanyarwanda ngo ureke no kubeshya Patrick twese ino saga tujya kuyisangamo tujya kuyizamo twari twumvishe ugiye kunteranya na Patrick nawe utarakiranukana nawe nta kibazo ngiye gukiranukana na Patrick none hanga ushobora gukiranukana na Patrick cyangwa se mufate ukuboko nkwizane hano mu kiganiro we banza urebe ibyawe kiranukana na Patrick niyo nganzo waramubabaje umubabariza umutima umuraza adasinziriye wena ndamusaba ikiganiro cyanjye nawe nsabe n'abanyarwanda imbabazi ntago ari ngombwa ko nyenza mu mwandiko wawe ahubwo we mbere yuko ubeshya abanyarwanda ujya gukora ikiganiro ku ugendo online TV kwa Gakire wicaranye na Noheli ibyo mwavuze byose nibindi wavugiye kwa Claude nibindi byose hani ibyo wavugiye ku kwezi ibyo byose watwikiraga indirimbo abone tushaka kumenya nta ndirimbo yanjye natwikiye kuko indirimbo yitwikiye ishobora gushigashirirana na muza iriya za flash shirana na CD none ntago reka nkwereke ndanabihinduye noneho sasa ngewe naje gusaba imbabazi tusa ibyo byonyine imbabazi urazimpa mukozi w'Imana wari watumwe nane ntagatumwa ntayo nta muntu wigeza ntuma ambwira okay mutangiye kumbabaza mutangiye amajwi ya Shadi ya Karimwe mwayasora njye wikoresheje ikiganiro umva mubyeyi oya gupfukama musaba imbabazi ntabyo gupfukama oya buretse n'ubu uracyari ariko rohamo wirakara nawe n'ubu uracyari gutwika rero uracyarake kuva njyewe ndi umukozi w'Imana ashize banza wumve icara hano banza wumve hano ubu ndagira nte njye ndi umadeperi uri kubyumva ntago njye mba mu buzima bwo gutwika Patrick ibi bintu byabaye n'ingaruka kizakugizeho Mo cyambere buriya nge ndi umugabo ndubatse kandi mfite umuryango mugari ari umuryango wo kwa mabukwe w'iwacu n'ibindi umva ni dini n'itorero nsengeramo iyo babonye ibintu nka biriya binsobotseho nariye miliyoni 4 nandarenga so n'ibindi abantu twahuranaga umunsi kundi twakoranye indirimbo bari guhindukira bakaza kunsebya ngo nabikoraga nk'abambone ngurira umwe ngimyenda ngo umuntu ndusha amafaranga gute undusha amafaranga ni and so n'ibindi sibyo urumva ngitorero ryarampamagaye irampagarika uri kubyumva kandi aba babizanye bazi ngo ni imikino birangira ngiye mu itorero bampagaritse ese kuki bataje ngo bangishe inama bambaze nimbare urinde wo kugishwa inama ariko se aba pastor nabo ye baba we nanjye ni homba kandi ari wateje akaga kose gute ko kugira ngo ahagare akaga nigeze nteza ngewe ahubwo ikibazo dufite abantu bareba ibintu bagahita babyanariza ukundi kuntu ngewe ikintu nakoze imbabazi nazisabye kandi bimvuye ku mutima nimukomeza kubikaza rero kubikaza urahera ishyanga oya ntago mpera ishyanga ariko Patrick rero reka nkubwire umva ngo usobanure kara twabanye mu byiza tukwiye kubana no mu bibi tukabisohokamo tukabana mu bindi byiza ivyo bibi rero bikwiye kugira umurongo bigasobanurwa ubundi wari watumwe nande ibyo wakoze byose niki cyaguteye kubikora nta muntu wantumye wavuganiraga uruhande imbabazi uri gusaba se niziki wakoze nuko ari nge witumye nkijyana kuri chano nkavuga nabo umuntu witwa niyo Patrick Nganzo nyine ikibazo nibaza wowe na Noheli mwashutse Shadiya murabyumva sinyangana na Noheli ngo dupange imishinga reka nkubwire ukuntu mwashutse Shadiya izina ry'Imana yo mu ijuru Shadiya Noheli ntago njya mpanga n'imishinga banza wumve muri hakana Shadiya ninjye umuntu wamuzanye muri ibi bintu by'imiziki uri murabyumva mwamenye Shadiya cyangwa se Shadiya yabamenye kubera ngewe Shadiya ntiyari abazi namwe ntimwari mumuzi nuvuga ngo iyi sheni yanyu yose yaturutse kuri ngewe mumaze kumenyana na Shadiya aho nshinguriye ikirenge mu Rwanda nerekeje hanze mwasigaye mucura imigambi itari myiza urabyemera ndabihakanye murangije mumugira inama muramubwira ngo Patrick turaje tumuzimye tumukuzimirize ari kukurya amafaranga yego amafaranga mwavugaga nariye Shadiya hari bimenyetso n'iki na kimwe mwari mufite kigaragaza ko nariye Shadiya amafaranga ntago nigeze ngiye mpagarara kuri chano ngumvuga ko wari amafaranga reka nkubaze warabivuze banza utuze wabivuze kuntuza kuko harya yacano ya Pastor Claude yitwa ikaze hari aho wavuze ngo Shadiya Patrick agaruka zarya ndi mafaranga yewe we warabivuze Yesu we mujaki ntiyabivuze biganiro byaravuzwe warabibonye ndagaruka zarya ndi mafaranga umva ukuntu Noheli yagusubije naye narabyumvise umva ukuntu Noheli yagusubije avuge ngo ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka ariko Kayusi ninde wabivuze
Kayusi ni umwana w'Imana ntimukajye mumureba. Kayusi uriya ameze nk'uko Imana imushaka. Aho umujyanye nihajya, iyo umuhaye amaramuko araza akakubwira ibyo ushaka kumva, akikomereza. Agahita yindukira agasaba imbabazi uwo yavuze nabi. Ese nje ko nzisabye ko azinyima. Oya, wowe ntago uri kubaseriye mu byo. Unyimye imbabazi. Wowe ntago twubahane Karabo ndakwemera nk'umuntu uzi ubwenge w'umuhanga. Ibi bintu rero ntago atwikuka birimo. Kara nta muntu ujya usabira imbabazi ku gutwika. Ariko natwitse hehe? Ibintu biri seriye. Kandi nanjye ndi seriye. Turashaka ukuri. Ubuza amafaranga ndimo ndahomba akakanya nari kuba ndimo ndakorera. Yewe icyo nakubajije ni kimwe. Uzikiraka mfite. Banza unyumve. Nakubajije ngo ko wamparabitse ngo uri gutwikira indirimbo Shadia yabije mwaka. Iyi mvura karakasa mutwe. Ntago nigeze nkwarabika ntumwe n'umuntu n'uyu numwe. Shadia se yabije mwaka. Mbo. Ngewe ndumva ibyo bintu murashaka ko tubivimuzi kandi ntago nshaka kujya muri ini deep. Dutegura ikindi kiganiro cyo gusaba imbabazi neza. Tugitegurire ndetse. Ko ngize amahirwe kuba mpuye nawe. Ntago gende Karabo anagari burekwa uri kwa Shadia urashana kuza kwa niyo Patrick. Ngewe umva mubwira. Ikigaragara cyo ntago ushaka kura hose. Reka nkiriyarenga ibi bintu. Yego. Ngewe ibi bintu kuba naje hano cyangwa se kuba nawe kuba wantumiye mwantumiye mukamuzana Patrick bigakunda ngiye mprofise kumusaba imbabazi kuba musabye imbabazi siki suko mfite gahunda yo kongera wenda kuba yanangaro hano cano niye niwe wayishinze ashobora kuvuga uti Karabo uragaruka cyangwa ntuzagaruka sibyo ariko ngi cyo nagira ngo nkiriyare nagira ngo nyiranukane na niyo Patrick wenyine ntago dukiranutse na mama Rubasha na Rubasha ntago dukiranutse urabyanga ntago dukiranutse nuko basaba imbabazi wowe umuntu uciye bugufi ni gutya bameze reka twisoreze ubyakiriye utekara nari ngiye gupfukama ati wipfukama oya ramfukamira se ngende imba mbo ngiye kuba nta mbabazi ampaye nanjye nyiciye akazi ubu ngubu naje hano nje kumusaba imbabazi biriseriye kandi none reka mbeseriye cyane kuko hari buretse gato hari kontra hari ahantu twasinye kontra ahantu ngiye kurimba no buretse gato n'ubu ibyuma birestaye biri mu kibuga kuba rero nafashe umwanya nkaza kumusaba imbabazi kuba tunicaranye ni igikorwa cyiza kiri cya kabiri wowe ngiye umutima wanjye babarira buretse gato utambabarira I don't care ubuzima burakomeje life goes on kandi nabayeho ndakura ndinda mba mukuru ndashaka ndabyara sibyo ngewe nkunda abantu iyo nakoze icyaha umutima wanjye nyine urankomanga ngewe rero umutima wankomanze unyemeza ko nza gusaba imbabazi niyo Patrick si ngombwa ndi umuntu mukuru si ngombwa ko njya muri detail uri kumva ndi umuntu byaye inshuti yanjye ntago najya muri detail ngo njye gusobanura ibintu icyo mufata cyo nuko habaye mikosa kuri nge sibyo rero niyo Patrick nimba atambabariye yarababariye Kayusi umutinganyi sibyo yarababariye Kayusi yaragiye mukosereza kongera kamubabarira aho haraba harimo tena ubwo ndahita ntangira gucukumbura nimba wenda hari abantu bagiye bavuga ngo Patrick ngo wenda ngo harukuntu ngo harukuntu nasoze wana ngo wenda ngateretana na Kayusi ko bagiye bavuga buretse gato siko bagiye babivuga apana niyo Patrick ne bavuga ngakunda Kayusi ngo kuburiye ngo arefa nibiki none se ngiye nimba musabye imbabazi buretse gato nimba ngiye musabye imbabazi funga man funga dutahe ibintu byinshi oya yamwe abanyarwanda kazi tubirangiye do Patrick abirangiye avuye mu kiganiro bite n'ibintu ngewe nzanywe n'imbabazi oya Patrick nanuza na Kayusi ngo bimeze bite we ibyo ntabwo bakundana gute oya nimba yarahaye imbabazi Kayusi agomba no kuha imbabazi Karabo kandi bango bakundana gute oya ibyo no gukereya ibindi bintu kandi nanone atazimpaye ubuzima bugomba gukomeza imbabazi urazibuze rero 0 8 6 8 5 5 8 4 mujye kuri chano yanjye